turahaha none nk'ishuri ry'umwana nawe umwana iyo bamwirukanye nta wundi bareba umubyeyi we. Ayo makuru kugira ngo muyizere yuko yaba agiye kubacika mwayizeye mushingiye kuki? Twebwe inkuru ziragenda twabyumvisha abantu babivuga turavuga tuti reka tugende kuko turebe niba ari byo. Tuza hano rero tugeze ahangaha umukozi aravuga ati ntihagire umuntu utugerera ahangaha, n'umuntu agera ahangaha murafunga. Turaza twicarira ahangaha mu cyatsi. Ikibazo cyanyu se hari izindi nzego z'ubuyobozi bwa leta mwakimenyesheje? Baje kubanza kwibariza nyir'ubwite kuko tutaramubona. Nyir'ubwite ahangaha niho afite icyicaro? Aha niho atuye niyo. Yego. Ati urazundi. Urakoze. Rero bahagaze kuri 31. Rero kuri icyo gihe twategereje ko baduhemba amafaranga yacu ntayo baduhaye. Urifuza iki? Twasifuza guhemba. Iyo kampani ihagaze bagomba kuduhemba. Ubundi si ikibazo ni ubwa mbere kibaye? Ni ubwa mbere kibaye, ubundi bajyaga baduhemba neza ariko ubu ngubu baradusezereye kandi ntibaduhemba. Wowe warasezereye? Babaye imperekeza se? Nayo. Amasezerano nanyu avuga iki ku bijyanye bagusezereye bibaye ngombwa atari wowe wisezereye? Bajyaga baduhagarika bagahita baduhemba. Twarategereje rero turaheba none uyu munsi twagezwamo. Tuza hano hahegereye n'umuryango. Kuki umuyobozi wungirije wa kampani John Followers murambaje uti nazindutse mbona abakozi bari ku murenge wa Muhima hafi y'uko umukecuru witwa Mukaviza Nosiata ari nawe muyobozi wabo. Hari amakuru rero bamaze kumenya ko ashobora kuba agiye kujya i Burayi kandi akaba agiye kugenda atabahembye. Niyo mpamvu rero yatumye bazinduka kugira ngo agende abishyuye. hanyuma nk'umuyobozi wungirije kuki utagomba kubishyura? Ntabwo njye nabishyura kuko ntabwo mfite ububasha bwo gusinya nyine kuri sheke. Tubwira uko bimeze, kuki utabufite kandi ari uyisigaranye undi agiye? Kampani isinywaho n'abantu babiri, uwayisinyagaho niwe nanjye. Noneho rero yazanye undi muntu ngo ushaka kumuhagararira kugira ngo amuha procreation, ariko iyo procreation mu by'ukuri yakabaye inyura mu nzira y'ukuri igasinyirwa kwa noteri impari, hanyuma hakabaho n'inama ya bodi ikabyemeza, hagakorwa inyandiko mvugo igashyikirizwa banki, hanyuma amafaranga akajya yaboneka. Muri ibyo bibiri byombi rero ntabwo abikoze, kandi njye sinabone neza n'ukuntu umuntu atanga procreation kandi ahari. Niba hari yaje agasinya ibihari, iyo procreation ikajya yakurikizwa yagiye, ariko mu gihe agihari akabisinya igasiga soya amafaranga, soya amafaranga, abakozi bagahembwa, ntihagire ikibazo asigira kampani. Niki usanga kibyihishe inyuma kuba agenda asiga adasinya? Ikibyihishe inyuma ntabwo nkubeshye rwose, ntabwo nyinshi. None mu cyo batubwiye bavuze ko hashize n'amezi abiri badahembwa. Iyo mezi abiri yose yabashize ari we wanze gusinya cyangwa hari ikindi kibazo cyabiteye? Ntabwo ari amezi abiri, ni ukwezi kumwe. Yewe n'ikimenyimenyi abakozi bamwe bakorera ku biro by'umujyi wa Kigali bahembwa, hasigara ba Gasabo na Kicukiro. Ubwo buryo yakoresheje ahemba abo ku mujyi wa Kigali, kuki atabukoresha ahemba n'aba Gasabo? Ariko ngo bariya bakuru bamwe batigiye ko bakorera hari n'abakora kuri stade Nyamirambo. Harimo n'abakozi nyine bakora isuku kuri stade ya Nyamirambo, nabo bafite ikibazo ushobora kuba umuyobozi wabo agiye kugenda atabahembye, kandi usigaye akaba adafite ububasha bwo gusinya wenyine. Ese kuki utamwemera mugasinya? Ntabwo bishoboka. Inde nemera ubu yaguha ntibyashoboka? Ntabwo navuga ngo ntabwo byashoboka kuko nta nubwo ugenda anamubona. Yakabaye amuzana akamuzana mu nama y'abagize kampani, hanyuma kampani ikaganira ku kibazo cy'uwo muntu, asanga nta kibazo gihari cy'uko yamusigariraho koko tukajya twabyemeza. Nk'umuyobozi wungirije urumva namara kugenda batagufata mu mashati? None icyifuzo cyane iki? Ndifuza ko mwankorera ubuvugizi mukamubwira agasiga kimwe ibibazo, cyane ko amafaranga hari na nubwo ari n'aya kampani, kandi n'abakozi n'aba kampani, abakozi ntibahembwe, ibintu bikomeza.